Donatira izina ryawe ry'umubyeyi. Abantu mwese rero mukurikirana channel yanjye, mukurikirana ibiganiro byanjye, ni muza hano kwa Uwantege Donatira, Mama Cedric, abadodere ibyo mwifuza byose kandi n'iki wabwira babandi baba bagomba ko batafata umwanya ngo bajye kwiga imyuga ko muri iki gihe dore ko na leta dukangurira kugira ngo buri wese agire umwuga kuko mbega tujye tujyana kwihangira imirimo. We n'iki wabwira rwa rubyiruko rufashe mu mifuka bababyeyi bumva ko bazategereza ibivuye ku bagabo babo batavuga batafata umwanya ngo bajye gukora? Ni byiza bitunga umuryango kuko umuntu aba akora agakora ibyawe ukanoza umurimo umwuga usazana. Urakoze cyane Salama. Bantu mwese mugishyize amaboko mu mifuka, mukura amaboko mu mifuka, mwiga imyuga, muze dukorera amafaranga kuko nta kazi kakibaho, twe tugomba kwihangira imirimo. Murakoze cyane Salama. Twabadodera mwishimiye ibyo dukora cyangwa mwishimiye twebwe abantu twebwe ubwacu dupima ibipimo kuko ntabwo abantu bahuza ibipimo na sayizi ntabwo ari kimwe. Twamara gupima ibipimo byawe ubuse uko kote byakwira byaba rihagaze n'abantu kote byakwira yaba ihagaze ijana iciriritse ariko hari n'izindi nziza mbega ku buryo nayambara nkagera ahantu cyane uko kubonye wese kukubaza uwamuze. Noneho igitangaje kenshi iyo abagabo bishyiramo ko badoderwa n'abagabo, iyo ari umugabo rero badodewe n'umugore kenshi n'uwo ugiye waberewe bakavuga ati ninde wagukoze uguze umudamu kenshi waza agasanga wicanga ari kudoda nta n'undi muntu yayikiraga bitewe n'uburyo usa n'ukuntu uteye. Wana kabisa nanjye ndakubonye atari kuhaza akabaza n'umubyeyi akamubaza ibijyanye n'uko mbega iyo umuntu ari muri ako muhanda abona ari wo muri mwiyatega. None se umubyeyi arabimbarije ubundi wisiga ikigo natwe kuko nayo ngiye kubivuga ahita ntabwo kubikubaza wisiga ikigo natwe ugiye kureba ko twazaza neza. Ubuzima bwanjye bwa buri munsi rero ntabwo buriya ntacyo nisiga kirenze cyane ko buriya ubundi amavuta y'inyuma nta n'icyamaza ahubwo ay'imbere. Uburyo bw'imirire hari uburyo mbitwaramo kugira ngo mbashe kuba neza. None se ushatse kuvuga ko ariya mavuta yabuze kurya ariyo atuma abantu basa neza gutya? Aya ni intungamubiri ziva mu byo kurya ariko urabona musa nk'abura abadoteri. Ntabwo zikibariza uburyo mwazandodera agakositimu kakambera kandi rwose bitari kera, ariko rero uzagabanya ibiciro kuko urumva ko ibihumbi 100 biragoye mwino minsi ukuntu iminsi ihagaze. Uragarura umusirimu urasobanutse nta mpamvu kwambara ibintu biciriritse. Simvuze ngo uzashakire ibiciriritse nawe sibyo, ngiye nk'uko nzaba nkugannye nakubonye ngo ndakwishimiye urumva akakugana shyiramo n'akaporomosiyo shakira ati si byiza ubereye nyine ubona nanjye yambera akasa neza nyine ku giciro ugabanyeho bitaga ko ubona bigenda ntabwo bigenda cyane uko tubyifuza ariko biragenda tugakura nyine tukabona baradufasha cyane. none se ubu ushobora kwicara aha ngaha
byagenze neza ashobora no kudodera abantu 15 iyo baba yaratubabaga batabasha sinzi nimba umubyeyi ufite n'abana bafasha kwishyura ahahorera bikamfasha bijyanye n'amashuri y'abana n'ubundi buzima bwa buri munsi bikagenda neza. Se nta mbogamizi dukora nazo duhura nazo cyane. Imbogamizi zirahari nk'uko urimo umbwira urugero ko ushaka tise nziza y'ikositime ngo benshi ndagenda nkabashimira nkaba naza nkamudodera yarangiza akanishyura amafaranga make akajyana hanyuma rero hari n'abo nizera ukaza wenda ukambura ikintu umpaye uwo mwenda kandi ari gufata mu amafaranga uwo mwenda ngende nambare amafaranga wenda aje muri 25 kandi mvuga kuri tariki 5 kandi uwo mwenda kuwambara nko kuna wambare ukoresha n'imyenda ariko hari andi makuru nigeze numva ko abatayeri namwe mujya mugira akantu ko kubeshyamo gakeya nawe wabikora n'akantu umuntu wese ukora umwuga yagwa mu kuko nk'uko tuba dukorera mu bantu hari n'abo dukorera ibijyanye n'izo mbogamizi sori gatora rero harimo akaguha komande akaba yanaguha komande yo kudodera nk'ikigo runaka ukadoda ugashyiraho n'abakozi ugashyiramo n'ayawe yaguhaye nk'igihe cy'ukwezi ugashyiramo ingufu nyinshi zishoboka ngo ubikore vuba wanabisoza ukabibika ntarakwishyura naragira gute n'amezi 5 agashira n'umwaka washobora ubwo rero niyo mpamvu twebwe nta cyizere duha abakiriya cyane uje atugana bisaba ko tumugura ako kanya akatuha amafaranga turamukoresha cyane ko bya bintu turi gukora hari igihe n'uwo watuhaye gahunda ko azakubifasha atinze ntabwo rero twareka amafaranga n'ako kanya yakwenya ko aribwo tujya tugwama ugashiduka umuntu ateyemo wenda wabifashe nka ba bandi bagiye bakubeshya igihe mwavugane ntikiba aricyo bazira ugasanga watakaje umwanya wawe wahombye kuba wakorera abandi baguha amafaranga ugashidukaho n'umuntu uwo wakoreye we afite gahunda noneho ugacishamo kudodera wa wundi uje uyazanye ako kanya bigahurira ako numva nta nubwo ari kubeshya numva nimba umuntu akuzaniye abantu 200 udodera kandi azatinda kukwishyura ukabona uwako kanya no kubaharabika ntabwo baba bizi urebye no kuduharabika ntabwo tubikora komite turanabiranye ariko wowe uko mubona na mugenzi wawe hariya ndabona mushaka rwose ntabwo turagerageza ni karibu aho rero abakobwa abasore bose si nawe wenyine ukoreramo hano harimo ababyeyi benshi bakora urabona ko iyi ari ateliye ifite imbaraga ni ateliye rwose ubona y'icyerekezo wowe ukeneye ko bakudodera imyambaro myiza ujyana mu bukwe ujyana gusenga ujyana mu kirori icyo ari cyo cyose gana kwa Donatira na bagenzi be ubundi mukore ubundi mwambare neza muberwe urakoze cyane nakagaruka. Wow.